Twongeye kubaha ikaze mwe mwese mukunda ibiganiro bica kuri Neticha Moses TV. Nk'ibisanzwe nge nitwa Neticha Moses. Murabizi ko YouTube channel yitwa Neticha Moses TV. Ndashimira abantu bamaze gukora subscribe ndetse ndasaba n'abatarikora kugira ngo bashe kubikora kugira ngo ibiganiro byiza kandi bimeze neza biteguye bijye bibageraho. Twara tumaze igihe rero tuticara ngo tuganire dusesengure zimwe mu ngingo zirimo zigenda zivugwa mu minsi muri no minsi. Niyo mpamvu mbona twongeye kwitereka ndi kumwe n'umutumirwa w'uno munsi. Abakurikiye ibiganiro byabanje mwaramubonye. Reka nawe mu mwanya abibwire maze twanzike tujye mbere. Mbere na mbere dushimiye abakurikira Moses TV, abakoze subscribe by'umwihariko nabo buriya nabo kuba Nibyo. hari hashize iminsi tutitereka tudasesengura bitewe n'akazi kenshi, ariko ubu ngubu twagarutse. Wa musesenguzi wanyu ukunda cyane ni Nehemi. Murakoze cyane. Turakwakira neza cyane, umaze kumusanga ko ntago ari ubwa mbere ugera muri studio za Neticha Moses TV. Ntabwo ndi umushyitsi. Ntabwo uri umushyitsi kabisa. Uno munsi rero turaza gukubita tubangura, dufite ingingo eshatu nkuru, ariko turubuze gusesengura tuzigiye in deep kugira ngo abanyarwanda ndetse n'abandi badukurikira bashe kuzumva neza. Ingingo ya mbere turaza kureba mu Rwanda ejo hashize ndakeka twabonye itangazo rivuga yuko umusoro wongewe ku itabi, ku bantu bacuruza itabi ndetse n'abantu bacuruza inzoga. Iyo ngingo turaza kwivugaho ndetse nanone tuze kureba ku bintu bigendanye n'iterambere ry'itangazamakuru. Turaza kwifashisha inkuru aho ejo umunyamakuru akunzwe n'abantu benshi muri siporo bamwita Sam Karenzi, ejo yafunguye ku mugaragaro radio ye bita SKFM ivugira ku miyoboro wa 93.9. Turaza kureba se ni uruhe ruhare itangazamakuru rigira mu mibereho myiza y'abaturage mu gihe rigenda ritera imbere uko bwije no kubukeye, maze tuze gusoreza ntabwo twagenda tutavuze kuri Goma ndetse na M23. Nyuma yuko M23 ifashe Goma, turibaza ngo harakurikiraho iki. Nizo ngingo tugiye gukubita ho vuba. Turagusaba kugira ngo niba ukunda ibiganiro byacu ushaka kugira ibyo umenyesha abadukurikira, watwandikira binyuze muri comment section, maze tukaba twabasha kubona ubutumwa bwawe ndetse ukatwandikira binyuze kuri nimero ziri kuri ekara yawe. Nehema rero tugira ngo tukwakire duhere kuri ino ngingo ya mbere ivuga ku bintu bijyanye n'umusoro wongerewe ku itabi ndetse n'inzoga. Ese ibi bintu kuki umuntu umusoro utari warongewe mbere na mbere? Mbere na mbere iryo tangazo ryasohotse ku munsi w'ejo rivuga ko umusoro wiyongereye ku itabi, ariko nyirizina dushobora kubifata muri context ebyiri. Rimwe, abantu benshi wenda bibajije ngo kuki umusoro wongerewe ku itabi, ngo ni ukubica intege, ngo no guca intege barimo. On one side bishobora kuba byo, ariko kimwe nuko umusoro wongerewe ku itabi ari nk'uko no ku bicuruzwa bisanzwe naho umusoro ushobora kwiyongera. Si itabi ryonyine tujya tubona umusoro wongerewe, ariko reka njye kuri side y'uko bishobora kuba ari mu buryo bwo guca intege abantu bakoresha itabi, kuko buriya itabi nubwo abantu barikoresha ariko nabo bazi ingaruka zabyo, kandi na leta ibibibona, kuko uzasome ku itabi neza, gisomye neza usomaho ahantu hari bigaragaza ko Abarizoga ni itabi ririca. Itabi rigeze ute? Itabi ririca. Bivuze ngo nubwo ricuruzwa, kuko Moses urabizi iyi si ntabwo ari fair. Ntabwo inganda zikora amatabi ntabwo ziyobewe ko ryica, ahubwo bitewe n'inyungu bo baba bashaka, uruganda ruba rushaka,
n'inyungu bikurikiye. Si no mu itabi honyine ugenda ubibona, ibintu byinshi bisohoka bifite ingaruka, bifite infegite ku bantu, ariko bitewe n'inyungu zabyo cyangwa n'icyo bizamarira ba nyiri kubikora, ibyo ntibyitabweho. Reka nigarukiye ku itabi context nabonamo ko buri mwaka abantu bakoresha itabi bagenda biyongera. Simvuze ko kongera umusoro kuri ryo bizaca, ku ruhande rumwe bizaca intege abarinywa, ariko nyirizina bivugwa ko umuntu wanyweye itabi kugira ngo ariveho biragorana, ariko niyo context nabivugamo. Leta ishobora kuba ishaka ko nyirizina abantu bakoresha bigabanuka, mu buryo barikoresha bugabanuka. Okay, ingingo yo ntabwo tubuze kuyitindaho cyane, ni ibintu byumvikana. Wabirebera mu nguni zigiye zitandukanye. Ese ko ushobora kuba ari ukugabanya imikoreshereze y'itabi ndetse n'inzoga, cyangwa umusoro ukaba wiyongereye kimwe n'uko no ku kindi gicuruzwa bishobora kwiyongera. Byose birashoboka, ariko buriya ikindi nakubwira, buriya dufite leta itureberera. Nibyo ireberera umuturage. Nk'uko itabi tubizi ko atari ryiza, ushobora no kubikora gutyo mu rwego rwo kugira ngo igabanye abarinywa na risike zishobora kugera ku bantu barikoresha. Mu gihe bagabanutse, risike zizagabanuka. Nibyo. Okay. Ubwo iyo ngingo yo reka twiye kuyitindaho, ahubwo twibaze iki kibazo: ese itangazamakuru muri rusange, itangazamakuru rigira uruhare rungana iki mu iterambere ry'umunyarwanda? Ese rigera ku banyarwanda nk'uko rigomba koko kubikora? Ibi turabivuga dushingiye ku ejo hari umunyamakuru unasanzwe azwi mu makuru y'imikino, Sam Karenzi, yafunguye radiyo nshya bita SKFM. Ejo nibwo bayironsheje. Ubwo nazo bisoma mbona Sam Karenzi rwose mbona bakora launch ya radiyo. Ejo nazo mbireba, nahoze mbona hari n'umuyobozi wa RMC, Rwanda Media Commission, Scovia nawe yari ahari. Nabonye hari n'umuyobozi wari uturutse muri RDB, urumva yuko biba ari biro official. Tukibaza ahubwo se ko tugenda tubona ibitangazamakuru bishya bivuka buri mwaka. Urumva muri uno mwaka amaze kuvuga itangazamakuru 2, urumva na televiziyo ya Scovia nayo tuyishyiramo. Nawe muri uno mwaka wa 2025. Tukibaza ese itangazamakuru rigira uruhe ruhare mu iterambere y'abaturage, mu kugezaho amakuru abaturage? Itangazamakuru mbere na mbere igihugu aba ari kinini, ugasanga ubuyobozi ahanini ubundi itangazamakuru, impamvu tubanze twibaza impamvu bivugwa ko ari iby'umuturage ahanini, kuko bya bibazo byose bigaragara abayobozi batakemuye, batabonye, bashobora kuba barabibonye ntibabikemure, cyangwa se ubuyobozi butarabimenya. Itangazamakuru kandi ibyo byose biba bifitiye inyungu umuturage. Itangazamakuru rero rigera mu bice by'igihugu byose. Kabanze mvuge ko kwiyongera kwabyo buriya ni ikintu cyo kwishimira, kuko itangazamakuru riba rigenda rikura mu gihugu ryaguka, noneho inkuru iyo ari yo yose ibashije kubera mu gice cyose mu gihugu ikabasha kumenyekana. Kandi ikindi tutakwirengagiza, kugira ngo abaturage babe informed, bamenye amakuru agezweho, hagezweho iki, itangazo especially urabona nko muri corona byasabaga ko umuturage aba informed, amenyeshwa ingamba urabona zahindagurikaga buri munsi. Umuturage akabasha kugira kumenya ni iki kigezweho, ni iki gikurikiyeho, ni iki giye gukorwa. Ariko kanigire hanini ku mumaro w'itangazamakuru no kuba riri kwaguka mu gihugu, icyo bimariye umuturage. Kimwe nakivuze cy'uko itangazamakuru rivuganira umuturage.
ubundi bavuga yuko ni ubutegetsi bwa kane gutyo maybe. yes. Yeah. Ejo nahoze ndeba amakuru y'ahantu umuturage ubuyobozi bwamutwariye isambu bugikoresha ibikorwa by'inyungu rusange, kandi hari itegeko rivuga ko umuturage mu gihe yambuwe not kwambura, mu gihe ibyo bikoreshejwe mu nyungu rusange agomba guhabwa ingurane. Ibyo rero byari byarapfukiranwe, umuturage yarapfukiranwe yarabyihoreye, ariko nabonye itangazamakuru rigerayo ikibazo rwose barakizamura, babaza n'ubuyobozi, kuko itangazamakuru rigeraho umuturage atabasha kugera, ikibazo kirakemuka. Urumva rero itangazamakuru ni ingirakamaro, no kuba riri gutera imbere itangazamakuru byiyongera ni umugisha ku baturage. Umugisha ku baturage, navuga ngo ahubwo nibikomeze byiyongere. Nanone harimo ababirebera mu nguni yuko rishobora kuba ririmo akantu mu buryo bw'amafaranga. Urumva urugero nka Scovia cyangwa Sam Karenzi, bari abanyamakuru, by the way, bari abanyamakuru bakora ibitangazamakuru runaka, ariko urabona ko bigenda birangira nabo babashije gushinga itangazamakuru byabo. Abantu tukavuga ati rishobora kuba ririmo akantu kameo, ariko mu buryo bw'amafaranga nicyo nyirizina turi kureba kuri side y'umuturage, ariko tutibagiwe ko umunyamakuru nawe ashinga itangazamakuru, ikinyamakuru runaka, ashobora kuba televiziyo, radiyo, nawe agamije iki? Inyungu, akazi. Akazi no guhanga akazi. Kubera ko ni kenshi twabonye umunyamakuru yimuka ku gitangazamakuru kimwe ajya ku kindi cyangwa ajya gushinga icye, cyane ko Sam Karenzi yakoraga ku kinyamakuru, yakoraga kuri radio Fine FM. None yagiye gushinga iya radiyo, bivuze ngo hari inyungu nini kuri we akurikiye kurusha ibyo yabonaga hehe ku gitangazamakuru yakoragaho mbere, cyane ko buriya ku rundi ruhande nubwo izo nyungu zirimo, ariko hari igihe umunyamakuru aba avuga ati, agatekereza ati, kimwe nk'ibisanzwe ushobora gukora akazi runaka ukumva ko hari iyindi ntera ugomba kugeraho, ngomba kugira icyanjye, ngomba gukora ibyanjye, kugira ngo nyirizina inyungu yiyongere, ibyo abona yakure, kuko buriya hari icyo twita self employment na paid employment. Yes, iyo umunyamakuru rero agiye gushingiye icyo gitangazamakuru aba ashaka kuba self employment, cyane ko hari ibyiza byinshi byo kwikorera, byo kwigenga, bafite ikinyamakuru cyabo n'inyungu ziriyongera, aho ryari kuri side y'umunyamakuru, ariko nyirizina itangazamakuru nk'uko twahere tubivuga ni ingirakamaro cyane ku muturage, ku baturage benshi. Nicyo navuga. Ubwo ni ibyo, ntabwo tuyitindaho, umugisha rwose ntibyiyongeraho, natwe ni ukugira tugashinga n'ibindi. Nitisha Moses TV, kugira ngo twakoze Nitisha Moses Radio cyangwa TV nabyo bakomeze bakore subscribe kabisa n'ibindi. So reka ntabwo dutinda, reka tujye ku ngingo ya nyuma ariyo tubuze gufataho n'akanya. Mu minsi ishize twabonye M23 cyangwa umutwe wa M23 ufata umujyi wa Goma, nyuma y'imirwano ikomeye cyane hagati y'ingabo za FARDC ndetse n'abacanshuro. Twagiye tubona ko FARDC ifite n'abacanshuro benshi cyane, ndetse n'indi mitwe z'Abazarendo, z'Abarundi, SADC, FDLR. Noneho tuza kubona yuko muri iyo ntambara biza kurangira M23 ifashe umujyi wa Goma. Ubu ndibaza ngo nyuma yuko M23 ifashe umujyi wa Goma, duhera aho ngaho, ubu harakurikiraho iki? Nyuma yuko uyu urebye ubona ko hagiye gukurikiraho iki, noneho hagiyeho n'ubuyobozi bushya bashyizeho, harakurikiraho iki? Twitega iki nyuma y'ibyo byose?
mu minsi ishize abantu benshi bibazaga wazi kubera iki M23 idafata Goma kandi mu bigaragara ubushobozi bwo yari bufite. M23 yamaze umwaka urenga yaragose umujyi wa Goma kandi Moses umuntu yakugose no kugufata abagufite isaha n'isaha aba yabishotse. Ariko bamwe mu basesenguzi bagenzi banjye twareba twatera metero tukabona muri Goma harimo imiryango myinshi mpuzamahanga, ibihugu bifiteyo imitungo runaka kandi bikomeye. Twatera metero ku ruhande rumwe tukabona ko ishobora kubyara amakimbirane no kuba M23 bashyiraho igitutu gikomeye cyane. Ariko M23 mu minsi ishize yafashe umujyi wa Goma, twese twarabibonye. Ikigaragara cyo M23 militarily mu gisirikare inesha leta, kuko uriya ni umujyi ukomeye Moses. Umujyi nk'uriya wafashwe, uriya ni umujyi ukomeye cyane. Umuntu atabura kuvuga ko M23 yakoze akazi gakomeye, ariko agasigaye nako mbona ko katoroshye, kuko nimba ubizi neza ahantu habereye imirwano nka hariya, hari ingabo zahunze ziragenda, babonye bahungiye mu Rwanda, abandi bambutse bahongera Bukavu, kuko nimba ubyibuka neza M23 yari yatanze amasaha 48. Ariko ntitwibagirwe ko hari Wazalendo zagiraga imbunda, leta yarazihaye imbunda, hari FDL. Abo bose buriya M23 isigaranye akazi ko kugira ngo umujyi wa Goma utekane neza, abantu bakibitse imbunda mu rugo. Ejo bundi bashyiraho abayobozi nahoze mbona abantu bavuga ngo umutekano wagarutse, kuko abonye hari abantu benshi. Hari abantu benshi cyane. Umutekano wagarutse n'iki ngo nta muntu ngo wigeze aturitsa bombe. Nabyo umuntu yabishima, ariko M23 cyafite akazi gakomeye cyane cyane politically, kuko abaturage bakeneye serivisi nyinshi cyane. Hari uzaza akakubwira ngo njyewe ubutaka bwanjye yari ubu, undi yari ubu. Ubwo ako kazi urakumva ko gukemura ayo makimbirane. Amashuri wenda yo nabonye barayafunguye, nubwo hari asenwe n'intambara, ariko wenda cyo umuntu yakibibura. Ariko M23 ubundi ikeneye kwigenga. Ikibuga cy'indege ikagifungura. Hari abasesenguzi bagenzi banjye usanga bari kuvuga ngo visa ngo ninde wagiyitanga. Abantu barabyitura M23 bitayitanga. Ndabyumva ntabwo ari igihugu, ariko ifite hari ahantu niha kontora, akakubwira ati noneho wowe niba ushaka kujya muri Amerika zana tugutereho kashi yanditseho M23. Kuko nyuma yo gufata uriya mujyi amahanga yateye hejuru, ariko buriya wafashe ahantu nka hariya hari n'ahantu bakakuyoboka. Muri make M23 yakoze akazi gakomeye gufata umujyi wa Goma, ariko haracyari akandi ko kugira ngo umujyi wa Goma utekane, ugarukemo umutuzo n'isuku muri rusange. Umutuzo, isuku, umuturage ntazongere gutaka ngo abasirikare ngo ba FARDC cyangwa bazarende ngo baje ngo murabizi mbere bakirimo mbere yo kuri amujyi ufatwa, abaturage batakaga kwamburwa, gusahurwa n'abasirikare ba leta, ingabo za leta. Rero umuturage burana ashobora kuba kiri kunega bataha, katurebe noneho ko itandukanira. Baracyafite akazi ko gukora ibishoboka byose bakabanza bakigarurira imitima y'abaturage. Kuyigarurira no kubazanira umutekano, mbega changes zose, impinduka zose nziza batabonaga mu gihe ingabo za leta zari zifite. Nibyo none nibazaga umuturage uri muri Goma yagirira icyizere M23, kuko ntabwo ari ubwa mbere M23 ifashe Goma. Yarayifashe yongera irahava. None umuturage yagira icyizere
akakigira n'umutwe wa M23. nibyo koko 2012 M23 yafashe umujyi wa Goma iwumarana iminsi 10. Nyuma yaje kuvamo bitewe n'igitutu cy'amahanga, cikamo ibice, bamwe bahongera mu Rwanda, abandi bahongera hehe muri Uganda. Ubwo nibwo yongeye kugaruka ejo bundi 2022 kubera ko route cause y'icyo barwanye nyirizina uko bisa kose, uko M23 yagarutse nayo yahinduye ingamba. Wabonye ko byanagoye ihuriro ry'ingabo za leta kugira ngo ziyambure ibice yari yafashe, ahubwo igakomeza ijya imbere, yo ikavuga ko idatera ahubwo yirwana iyo leta iteye. Nagize mbona umunsi umwe Scovia ari kumwe na General Sultan Makenga, aramubaza ati se mwebwe mufata ibice byagenze ute ko muvuga ko mutarwana ahubwo mwirwana, kuki mugira aho mufata? amusubiza ko nyirizina iyo ingabo za leta zibateye bo birwanaho bagahita bakoraho menace iri imbere ishobora kubageraho ingaruka. Noneho uko bisa kose M23 yahinduye ingamba nayo z'abana, kandi imaze gukura ku buryo imbogamizi yagize mu myaka ishize ubu ngubu ndakeka ko uko yavuye mu mujyi wa Goma, leta ya Kongo yizeza ibiganiro, imaze kuvamo ibiganiro birapfa, leta irabyanga. Nibwo mu myaka ishize mike bagarutse bavuga ko icyo barwaniraga ari cyo bagarutse kurwanira, ariko nyirizina icyizere umuturage ashobora kuyigirira ni M23 izabigiramo uruhare, kandi yarabitangiye. Mu bigaragara umujyi wa Goma amarorerwa umuntu yatekerezaga ko ashobora kuberamo nyuma y'iyi ntambara, ngiye mu mboni zanjye ntabwo ariyo mbona, kuko numvaga ko abantu basigaranye imbunda benshi mu mazu, iki n'iki, bazajya bagaruka buri munsi twumva ngo bateje umutekano muke, ariko ibyo sindi kubibona. Wenda haracyari n'iminsi turacyabireba, ariko uko bisa kose tasike ni iya M23 kugira ngo umuturage yumve ko M23 ayikeneye kwihaguma, bitewe umuturage aba akeneye umutekano, nicyo cya mbere, kuko abaturage nka bariya bamaze igihe kinini umutekano bawumva nk'amateka. Kubona ngo umuntu yarashwe, umusivile yarashwe, yagize iki n'iki, baba barimenyereye, imitima yarabyakiriye. Ariko hariya namara ukwezi, umwaka, mbona nta kibazo rwose. Nicyo cyizere cya mbere, umuturage hari abakeneye amahoro, kandi ndabona M23 iri kubikora n'umuriro waragarutse, ndetse n'amazi meza, nkumva ko n'amashuri ubwo yafunguye, baraza gushyira ibintu mu buryo. Umuriro waragarutse mu mujyi wa Goma, nahoze mbona video. Amazi buriya ni ikintu cy'ibanze umuturage aba akeneye, kimwe n'amashanyarazi. Amasoko nahoze mbona arimo akora, abaturage bajya mu isoko bahahirana, n'imipaka yarafunguwe. Icyo ni cyo cya mbere cy'ibanze umuturage akeneye. Nibyo icyizere kiri ku rugero rwiza uko mbibona, cyangwa n'uko undi muntu wese yabibona, ariko baracyakeneye ibindi bikorwa bya M23 kugira ngo bikomeze bibakomveke. Nibyo mu minsi ishize ni kuwa gatandatu w'iki cyumweru turangije muri weekend, habaye inama bera muri Tanzania. Muri Tanzania yari inama yahuje imiryango ibiri, ihuza umuryango uri mu bihugu bya SADC ndetse n'umuryango wa EAC. Byaba byitezwe ko abakuru b'ibihugu bagiye batandukanye bari buze kuyitabira, ndetse na nyakubahwa Perezida Paul Kagame nawe yari ahari, yitabiriye iyo nama, n'abandi bayobozi bagiye batandukanye. Ariko
na perezida wa Kongo nawe ntabwo yabashe kwitabira mu buryo bw'imbonankubone, ariko mu buryo bw'amashusho yari ahari buzwi nka video conference. Iyo nama mu ntego nkuru zayo twabonaga kwari kwiga ku kibazo cy'uburyo umutekano ushobora kugaruka mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse hagira byinshi byanzuriwe muri iyo nama. None ndagira nkubaze wowe nk'umusesenguzi, ubona ko guhuza iyi miryango ibiri SADC ndetse na EAC nibwo buryo, niho imbaraga zigiye kuzava koko zo gukemura ikibazo cya Kongo, cyangwa hari indi mpamvu? Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere nakivugaho, leta ya Kongo niyo ikeneye iriya nama yabaye cyangwa se n'izindi zose zabaye ku bw'ikibazo Kongo ifite cy'ubwayo, byari ukuyifasha kugira ngo ibone amahoro mu burasirazuba, by'umwihariko mu burasirazuba bwayo. Ariko nyirizina ubushake bwa mbere bugomba kuva muri Tshisekedi. Ibyo akiyumvamo ko agomba kugira kuganira n'abari abaturage na ziriya nyeshyamba, kuko ni abagomba, naho inama zose ibyaba iki n'iki, leta ya Kongo itabifitemo ubushake nta kintu byatanga. Iriya nama yabaye imyanzuro ikomeye, imwe yo kurandura FDLR nka menace ku gihugu cy'u Rwanda, banayitatse kenshi. Inama yanzuye ko perezida cyangwa se guverinoma ya Kongo igomba kwicara ikaganira n'imitwe yose iyirwanya, by'umwihariko M23. Ikindi cyanzuriwemo, iriya nama yanzuye ko mu bakuru b'ibihugu bya EAC ndetse na SADC, nyuma y'iminsi 5 bazajya kugenzura nimba agahenge kashyizweho kari kubahirizwa, banashyiraho uburyo nyirizina izo ngamba zigomba kubahirizwa. Ariko nyirizina ikigaragara cyo, atiri nawe kugeza ubu ntabwo leta ya Kongo ku mutima wayo bigaragara ko nyirizina ishaka gukemurirwa iki kibazo mu buryo bwa politiki. Yo iracyashaka intambara, kuko nahoze mbona basohora amatangazo avuguruza iyo myanzuro, bavuga ko nk'uko twabibonye iriya nama ya Nairobi ndetse na Rwanda barabihuje, ibiganiro byombi byabaye kimwe, barabihuje. Ariko leta ya Kongo naho ibonye isohora itangazo ribyamagana imwe mu myanzuro yafatiwemo, iyirwanya ivuga ko itazubahirizwa, kandi nyirizina perezida ubu se tuvuge ko indege yari kuzamo yagize ikibazo igapfa, yavuyemo amaguru. I Dar es Salaam na Kongo ni ahantu hegeranye. Hari abavuze ngo bitewe n'imvururu ziri mu gihugu muri Kongo, ngo yaba yaragize ubwoba ngo ko ashobora kuza asanga bamuteye kudeta n'iki. Ibyo twese gusa nabyo birashoboka, ariko nyirizina ntabwo mbona ko kugeza n'ubu ngubu ku mutima wa Tshisekedi hariho guca bugufi ngo aganire na ziriya nyeshyamba, kuko nk'uko bigaragara militariri baramunesheje. Icyo navuga, kugira ngo hagire igikemuka, inama zose zaba n'uko leta ya Kongo yo ubwayo igomba kubanza kumva ko amahoro akenewe, umuturage akeneye amahoro. Bene ziriya nyeshyamba ntabwo zirwana zivuga ngo fata ubutegetsi n'iki, bo na n'ubu baracyavuga ati twebwe dukeneye ibiganiro, dukeneye iki? Amahoro. Ndumva rero kugira ngo amahoro agaruke mu burasirazuba bwa Kongo ni uruhare rwa Kongo y'ubwayo, kuko umuntu aje kugukemurira ikibazo wowe nta bushake ufite, nta kintu byatanga. Gusa wenda reka tukunye dutegereze turebe, cyane ko iriya nama itangira William Ruto yaravuze ngo yavuze ko guca bugufi si ikimenyetso cyo gutsinda. Icyo kintu aracyumvisha. Guca ikintu nagerageje kucyumva, ikimenyetso cyo gutsinda. Ni kenshi twumvishe
perezida Tshisekedi cyangwa n'abandi bayobozi bo muri DRC bagaragaza ko batazaganira na M23 bavuga ko ngo ari ibipupe bya Kagame. Bivuze ngo rero we ashobora kumva ko kuganira nabo yaba atsinzwe cyangwa yaba yivuguruje ibyo yavuze, ariko nyirizina ntabwo kwisubiraho cyangwa kujya mu murongo mwiza bigaragaza gutsinda. Icyo nicyo kintu agomba kubanza kumva, nanone kandi iyo usomye neza iriya myanzuro yo muri ya nama naho bagaragaza yuko M23 igomba kureka kuva mu gace yafashe, ahubwo ubona ko nabo basaba leta ya Kongo muri make kugira ngo iganire n'umutwe wa 23 kugira ngo babashe gushakira umuzi gushaka igisubizo kirambye cy'umutekano wo mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko abantu bakanibaza ese M23 yafashe Goma ubundi Bukavuyo ntitwavuga ko igeraniwe cyangwa agahinge yatanze uduce iraho iranyuzwe se cyangwa M23 nubwo yafashe umujyi wa Goma, ariko kugira ngo yizere sekirite neza, ikureho menace ishobora kuyisanga i Goma, nuko igomba kuba ifite umujyi wa Bukavu, cyane ko umujyi wa Bukavu ubarizwamo ikibuga cy'indege cyitwa Kavumu. Bakiri hafi kuko ikuye nimara gukoraho iriya menace y'Ibukavu, by'umwihariko kiriya kibuga cy'indege gishobora kuzaho ibikoresho bije kwirwanya, kuzaho ingabo. Moses buriya mu ntambara ikibuga cy'indege kiba kiri ikintu gikomeye, kugira ngo urabizi. Ndabyumva kabisa. Buriya ntekereza ko ariyo mpamvu M23 kurwana yatanze, kugira ngo nibura ishaka uburyo ifata kiriya kibuga cy'indege cyangwa se n'umujyi wa Bukavu, kugira ngo ikureho menace iyo ari yo yose, cyane ko leta ya Kongo kugera n'ubu ntabwo yari yerura cyangwa umuntu abone ko yemeye ko nyirizina ishaka kuganira na M23, kuvuga ko ni Abanyarwanda. Ejo nahoze mbona n'abaturage bigaragambya mu mujyi wa Bukavu basaba ko ingabo za leta zigomba kuhava kubera imyitwarire mibi. Hari akavidewo nahoze mbona ingabo za leta zinjira mu iduka n'intwaro basahura abaturage babashungera, n'ejo bakoze imyigaragambyo. Bivuze ngo banyotewe M23. Nibamara kumva neza amakuru y'Igoma, abaturage baho ukuntu batuje, ahubwo bo bazisabira M23 gusa, kuko M23 ntabwo yabura gukomeza imirwano mu gihe leta itari yagaragaza ko ishaka baganira, cyangwa ngo ibereke ko nyine hari icyizere cy'uko ibiganiro leta iracyashaka intambara. Ubwo rero M23 nayo ntabwo ari abana, cyane ko abaturage barayikeneye. Muri make ndumva tutari buze umusozo ushaka kuba uyu nguyu, ahubwo tukitega niba koko M23 ikomeza cyangwa se perezida wa Kongo ndetse n'abayobozi bandi bafatanya kuyobora igihugu bari buze kwemera ibiganiro none umutwe wa M23 nta guciye mu ijambo, ahubwo umuntu yavuga ngo leta ya Kongo nikomeza kwanga kwinangira bizagenda bite? Icyo nayo ndakibaza. M23 ni ugufata ibice byayo yafashe ikabikoroteza, igashyiramo ubuyobozi bose batangiye no kubikora, igashyiramo inzego zose zifasha umuturage, igacyura impunzi. Naho mbona bivuga ko vuba aha hari impunzi ziri mu Rwanda, hari impunzi ziri muri Uganda, za Kenya, bavuga ko amahoro namara kugaragara neza bazacyura impunzi, ababyeyi babo, abavandimwe babo bamaze imyaka myinshi hanze bagataha. Ndumva nicyo kintu rero tukwiye kureba, nimba leta yanze ibiganiro twebwe aho dufite tubakoroteze,
turage byose ifite imbaraga muri M23 ifite imbaraga military no muri politically ariko nibongereye especially politically batangire batekereze kuko bashobora gufata ibice byabo bafashe bakiyobora mu gihe leta bakabirinda bakabifite security ikomeye cyane. Yes, icyo kintu ni icyo kintu mbona. Reka tugushimire cyane, reka tugushimire ku busesenguzi ugiye dukorera ku ngingo zigiye zitandukanye twaganiriyeho. Dushimire n'abanyarwanda ndetse bari badukurikiye, tubabwire ko ibiganiro bica kuri Teacher Moses TV ari akagaruka, kandi tubasaba gukora subscribe ndetse bakarayikinga ndetse bagakora na share kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi bijye bibageraho. Muri make twagushimira. Comment nazo zirakenewe. Nibyo ko bora comment zirubakana. Bakatubwira izindi ngingo twakoraho se mu gihe ari ngombwa. So muri make reka tugushimire ndetse dushimire n'abanyarwanda, tubabwire ko ibiganiro bica kuri Teacher Moses TV ari akagaruka. Twabashimiye uburyo twabanye, mwakoze cyane. Yes.